yasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro kandi aririmbishwa n'umunezero kuko yizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be, ntabwo yashobora guhemukira be. Yasezeranijwe n'Uwiteka ntibikuka iyo Satani aduteye, ntidushidikanya ntadutinyisha kuko twizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be, ntabwo yashobora guhemukira be. Yasezeranijwe n'Uwiteka byerekana ko amaraso ye yoza, ntiyangiza ibyaha ntibinyanduze kuko nizeye uwancunguye. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be, ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka bituma urukundo rwe rumpomeza, inkota y'umwuka ndayirwanisha, nituma umwanzi anesheka. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be, ntabwo yashobora guhemukira be. Uwishinze ku byo asezeranijwe niwe uhora yumvira umwuka wera, Satani ntashobora kumutsinda kuko yizigiye uhoraho. Twiringiye ibyo
yasezeranijwe na Yesu wawe.